amatwi kinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Anima arakomeje umugambi wa Karibuso wo gusebya Kareba ariko Uwera we ntabyitayeho. Hagati aho kwa Munyankindi mu myiteguro yo kwakira umunyamakuru mu rugo rwabo. Ni mu ikinamico rangurura. Shagatako nukuri Imana isubiriza mu kwiheba pe. Ukuntu seje bundi twari twabuze aho duhera tubisaba papa. Naho tubishobora akadutera utwasi ngo nta biganiro ashaka ku muntu n'umwe wari we wese wo mu muryango we. None dore birangiye ari utwisabiye ko tugikora. Gusa se ongeraho ko nawe azaba ari muri icyo kiganiro ahubwo. Mu gihe yavugaga ko ntagira uwamenya ko yongeye gutanga ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga muri twe atazamukira. Aha, ariko uriya musore Karebu nge namutinya. Kubera iki? Umuntu wabashije kumvisha papa ko gukora ikiganiro kigatambuka ku mbuga nkoranyambaga ntacyo bitwaye papa nawe akabyemera. Ha, ntasanzwe pe. Gusa nuko papa wawe yishyizemo ngo ibintu byose bica ku mbuga nkoranyambaga bari bibi. Ariko ubundi birumvikana ko kiriya kiganiro cyo kuvuguriza biriya bavuze cyari gikenewe. Ndaza kuba ndeba uko aba yitwaye mu kiganiro. Gusa mfite ubwoba ko aza kugera akibagirwa ko turi kuri kamera. Akajya ambwira ngo nikosha nge ndaza kujya nivugira make tutaza gushwanira mu kiganiro hakandamo urushya abantu bose bareba. Okay, reka numve ngiye uko nza gutangira ra. Hello guys, it's your girl Agatako. I'm here again to put right on information I have recently published on YouTube channel. Ese ubwo urimo urigira amaki muko? Ndi kwitoza uko nza kwitwara kuri kamera. Karebu nagera hano dutangiye gukora ikiganiro yewe. Hanyuma si ikiganiro kizarebwa n'abanyamahanga cyangwa n'abanyarwanda? Kizarebwa n'abanyarwanda. Hanyuma se wavuga mu kinyarwanda ntacyo uzi? Ndakizi, ariko iyo uri ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ikinyarwanda gusa wumva bitaryoshye. Ibyiza ni ukuvuga ukajya unavangamo akongereza cyangwa se agafaransa ku bakazi. Hanyuma se ko ubutumwa twabugeneye abanyarwanda babonye ikiganiro wakoze mbere, nuvuga icyongereza baramenya gute ko ibyo wavuze mbere wabivuguruje? Okay, ubwo ndatangira ngirane. Muraho, nti ni wa mukobwa wanyu Agatako. Uyu munsi nje kuvuguruza amakuru mperuka gutangaza kuri YouTube channel yitwa Kati TV Show yarimo ibinyoma n'amakabya nkuru. Ntiwumva ahubwo ibintu byiza bisobanutse umuntu wese yakumva. Ikindi kandi wibuke ushaka umwenda mwiza ubereye umwari w'u Rwanda. Naho ubundi nuza wambaye za mpenure zawe umenye ko utamukira. Rera kutishinga akazuba boss akakwirukana hano Marie. Niba hona hari abakiriya bahari ntari kwakira azanyirukane. Aha. Ewe, ariko amafaranga yagiye hewe, ikombera amasaha nkaya muri supermarket yanyu habaga hahinde. Mbaze nkubaze wa mubyeyi we. Bwakeye mama kwi. Waramutse Kare. Yego. Wowe n'umukameramani wawe se mugiye gutara amakuru he ko mufashe ibikoresho? Sha, tugiye kwa Munyankindi. Ndashaka gukora ikiganiro n'umuryango we. Ariko Kare, nema murantengushye. Gutese kandi. Namamaza ibikorwa byawe haraho nabiyeshye se mvuga ibitari byo. Oya nta kibazo mfite mu kazi nkorera. Nose kuvuze ngo ndagutengushye. Aha, yewe. Nawe nizeraga ko kugiye kuba nk'abakati na Natani, uriya muryango mwaburetse mukawuha amahoro koko. Ibyo Gatako yavuze ko bihagije koko. Oya. Ngiye ntabwo ngiye gukora ikiganiro cyo kubeshya no guharabikana ngo mbone za views. Ngiye gukorana na bikiganiro kukivuguruza icyagatako yakoze avuga ibinyoma ku mibanire y'ababyeyi be. Nuko Kare. Byibuze gukora ibiganiro byubaka umuryango aho kuwusenya. Sha, ngaho rero reka mbacike ntica gahunda. Sawa ugira akazi keza ye. Ibihe byiza. Shangiza amahirwe Kare baragenda. Hari icyo washaka kumbwira wabuze ukumbwira hari se? Reka. Ariko sinakubwiye ko ntagishaka guhagararana n'uriya muhungu n'ibyo bamuvugaho. Bya bindi wambwiye se ko ari umusore wiyandarika. Yego nye. Tesha abagura agaciro abatera amadaka bihakana. Ya papa. Ibyo akaba ari byo bituma utahagarana nawe. Ndakubwiye ngiye atagenda ngiye naringiye kwigendera da. Uzi kuvugana n'umuntu nk'uwo noneho ufite umugambi wo gutesha agaciro abagore batera inda. Ubundi akagira umugambi wo kubanduza virusi itera sida. Ibyo subwo birimo ikihe kibazo? Icyambere nta bucuti bwihariye tugirana bwatuma tugera ku rwego rwo kuryamana ntanantera inda. Umuntu urwaye sida koko we wakomeza kwikubanaho nawe kandi wumva ko abashaka kuyanduza umuntu ku bushake. Kuba afite virusi itera sida rero nubwo nta gihamya bifitiye ntibimubuza kuba ari umuntu ufite ubuzima bwe ateza imbere kandi ufitiye abandi akamaro.
umva ni umunyamakuru mwiza pe rwose akora akazi ke kinyamwuga. aha ngira agahanga gato nkakarinda urugomo uretse no kuganira nawe no guhagararana nawe ntituzongera guhagararana birasebeje rwose. Ewe ayo ni amahitamo yawe ariko ibyo ntibyambuza gukomeza gukorana nawe igihe cyose ibyo dukorana bitanga umusaruro ku mpande zombi. Ubundi se ko njye nakundana nawe ko nateze kuzakorana nawe imibonano mpuzabitsina urumva bintwaye iki? umva n'impamo ntakubeshye ubwo ni ubufasha bukomeye uzabumpaye pe. burya njye ntabwo nemera amafuti niko nabaye nawe nje ngasanga uri mu makosa ntabwo nakwita ko turi inshuti nakubwiza ukuri nawe wakosheje ariko nibyo byiza ubundi rero Natani ndagushimira cyane ko ukomeje kumba hafi pe muri uru rugamba rwo kwikiza Kareba ariko kandi hari akandi kantu nashakaga kumfasha. Yako bigiye kuduteranya se Karebso rwose niba ari amafaranga ushaka ko ngo ihangane pe ihangane n'impamvu kandi ubwo wasanga uketse ko ngiye kukuguza amafaranga Natani. Niba ari byo rwose ntiwirirwe wirushya amaze iminsi nibereye ku nkoni nta mafaranga mfite. Ariko Nata ukuntu wahamutse ubanza uguriza abantu amafaranga ntibakwishyure kuki buri gihe iyo nkubwiye nti mfite akabazo uhita umbwira uti niba ari amafaranga nayo ufite. Umvasha ninde zutigisha bashobora kuba barakwambuye pe ahubwo ko atinya icyo yahuriyemo na sha rero ngiye kubicira rwose ntukagire urwikekwe kabisa. Yego sindi miliyoneri ariko ayo mfite arampagije ntabwo yatuma nkuguza pe. Niba atari icy'amafaranga noneho wambwira tukaganira ntaribi. Uribuka ikiganiro wigeze gutambutsa kuri chano yawe cya kindi wari wakoranye na wa muherwe yewe ufite cya kigo gikusanya kikagemura umusaruro w'urusenda mu mahanga. Mbese ariko man ufite ubwonko bufata pe icyo kiganiro ni icya kera cyane ubone hashize nk'amezi 4 cyangwa 5 hashize iminsi ariko nyine ndakibuka. Uragishakira ikisi nawe usigaye ngo ufite urusenda ushaka ko bakugemurira ariko Natani rwose ubwo urumva Karibuso yakwitabika amaguru habaye ikimana. Nanjye binyobere ugiye icyo ngukeneyeho ubufasha urumva wundangire gusa ikicaro cyabo kiri ibyo byonyine. Ikicaro cyabo nanjye sinzi aho kiri pe uriya mugabo yashatse nimero zanjye arampamagara ambaza aho nkunda kuba ndarahansanga dukora ikiganiro ntabwo yigeze ngeza ahakorera rwose. None se ko nshaka kumenya aho bakorera bya Hatarimani ubu ndabigenzana. Reka nkurebere icyakora nimero y'umuyobozi twagiranye ikiganiro ndumva nyizifite. Ntiwumva noneho umuhamagare mwibariza aho bakorera. Ewana aho wabumbyaye kabisa nimara kubona nimero ya nyiri kigo diru yangira biciyemo birangiye neza. Uri se wo kudahinga n'amafaranga bace yo kugura imigabane muri kiriya kigo ko ari menshi wowe Karibuso nkuzo utayarikura urabashakira. Janata hari abahinzi bafite urusenda bashaka gukorana na kiriya kigo nge ndashaka gukora kubuza n'ibisanzwe ntubizi se. Ukiza amahirwe usanze nkizifite ngaho ushaka aho wandika dore nizo ziri hejuru. Wikwiye kuvunika simfite telefone se ngirira vuba ahubwo turebe dore ngiza ariko ahubwo namaze kwandika 07 kiremo kangahe Asizo mbona mwito ko zihuma nk'izahanzweho buri amajwi yazo ntiyaba yagiye mu kiganiro ra. Oya mfite mikoro zifata icyo nshaka ko zifata ntabwo amajwi ngurube yaje mu munyanyi. Uretse ko niyo yazamo nta nicyo bitwaye ubundi se bayoboye ko abanyarwanda benshi dutungwa n'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi koko niyo zazamo ntacyo byaba bitwaye ku mugani wa madamu wawe ko mubyemeye ntacyo nose ko nabasanze mu rugo kuba amatungo yo mu rugo yakumvikanamo ni igitangaza. Ko mugani byaba ari n'igihamya cy'uko nsanze wanjye kandi nyine ni mu rugo rw'umugabo nyamugabo urimo n'amatungo. Yego rwose mugabo wa ntabwo dukwiye guterwa isoni nuko tworoye ingurube ahubwo dukwiye kwishimira ko tworoye nyinshi. Cyo ngo konde ariko rero uyu mugabo ngo ni Karebo nawe akwiye gushimirwa. Iyo tugiye neza gutegura iki kiganiro kivuguruza biriya binyoma umwana wacu yari yatangaje mbere. Ahora ni iki uzi ikintu nakunze cyane noneho uyu mugabo rwose ikiganiro kiyoboye neza byari byiza cyane ntabwo azanye bya bindi nyine njya numva ngo basesereza bagatangira kubaza abantu ngo mbayeho mute bakagira no mu byo barya yewe nagushimye cyane rwose. Ngibyo murya ababibaza nyine uwabakubajije neza batakubajije n'ibyo mu buriri ngo ibyo mu buriri gusa ibyo mu buriri baba bibaza bashaka kumenya niba umugore wanjye agona yabashaka kumenya niba aryama mu mashuka meza yaba mbaza ibyo mu buriri ngo agamije kugira ku kiko kurya wowe utajya ku mbuga nkoranyambaga ntumenye ibihabera. Ibyo barabibaza
umunyamakuru rwose atera kamera umugore mukuru nkanjye akabaza uko batera akabariro n'umugabo we Yego, akamubaza mwanzukire. niba amugerera ku ngingo neza akamubaza ibintu wumva nawe ubwawe biguteye isoni kandi uri kubireba ma wowe twahita turwana birangiye mu nyanyine nta mikino njya ngira Yewe. n'ubu nari navuze ko uyu mugabo natangira kujya ku ruhande ambaza ibirebana n'amabanga y'urugo rwanjye mpita mpaguruka nkita nigendera shira impungenge rwose ngende umunyamakuru wabigize umwuga ibyo sinabikora n'ukuri mba ngomba kubahiriza amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru nkanahesha inkuru yanjye ishingiro ryo gutegwa amatwi cyo ni ukuri rwose uri umunyamwuga nge ntiwibeshyara rwose uri umuntu w'umugabo uzi iki nakunze se nakunze ukuntu twese rero duhurije hamwe buri wese akavuga uko abyumva nyine ntawe uniganwa ijambo ubundi nicyo umunyamakuru w'umwuga aba akwiriye gukora aba agomba kugaragaza ibitekerezo binyuranye kandi akirinda kubogama yego rata ibyo bazabiguharire niba ubishoboye rwose mu banyamakuru bose bo ku mbuga nkoranyambaga nabonye oya n'abandi babyica babishaka kuko barabizi ko itangazamakuru ritabogamye ariyo nkingi y'itangazamakuru rya kinyamwuga. ubu se ko atamfashe ni uko ibyo ababosi badapfa kwitaba nimero batazi we hongera ugerageze rimwe urebe karebso hari igihe uhamagara umuntu telefone itamuri hafi noneho akayigeraho ivuyeho wamuganire kanongere wabona hari n'igihe rega ishobora no gusonera hirya maze uyimuzaniye ikamugeraho icitse nabyo birashoboka reka turebe wapi n'ubu yanze kumfata reka se ubu se mbigenze ntata kandi rwose iyi diri irimo amafaranga yampindurira ubuzima reka tumwihorere nawe nk'umuntu mukuru muri bizinesi ashobora kuza kubona ko twamushatse cyane akaduhamagara akumva icyo twamushakiraga yewe reka ngerageze irya nyuma wenda ngerageza amahirwe ariko nawe ubanza urimo utava ku izima rwose umuntu wahamagaye kabiri atagufata nanjye ngashyiraho ubwa gatatu ntamfate urumva ubwa kane aribwo agiye kugufata. alo alo mwiriweho mwiriwe neza mbona mwanshatse cyane mwanshakiraga iki mbo sinzi uko bigenze ntamagaye nzi ko mpamagaye umuntu w'umugabo ufite ikigo gikusanya kikagurisha umusaruro w'urusenda mu mahanga bishoboke ko wenda nawe mukorana telefone ikaba ari iy'ikigo oya ntabwo ari iy'ikigo n'iyanyu ariko nyine nawe ukora muri icyo kigo gikusanya umusaruro w'urusenda kikawushora mu mahanga oya icyo kigo nta n'icyo nzi ni ubwa mbere nyumvise none se wowe ukora he ngewe nkora mu kabari ukora mu kabari aka kabari gasanzwe se ak'inzoga habaho n'akabari k'igikoma se nata uzi ko warebye nawe ukampa nimero itari yo mwana uzi ko nitabwe n'umukobwa nawe w'umushizi w'isoni shangwa akora mu kabari ngaho mu kabari ntibeshye se reka ndibe neza witegereze urebe 07 ndabona arizo naguhaye ariko nanjye ndabona arizo rwose dore ni iyi ngiyi pe iyi niyo twajyaga tuvuganiraho kandi rwose twanayivuganiye inshuro nyinshi pe ubu se ni gute iyi nimero yakwitabwa n'umukobwa ukora mu kabari kandi akaba ahamya ko ari niye nata ikiraka karibuso yahawe na Express gikomeje kumugora ubu se none bagiye gushakiraho amakuru naho mu ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba